Shalom shalom, Yesu ashimwe cyane. Twongeye kubaha ikaze mwese muri morning prayer. Imana ibaho umugisha kuri mwebwe mwese mukomeje kubana natwe. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane, kandi tubaha ikaze no kuri Ndika Gospel TV. Imana ishimwe kuri mwebwe mukomeje kudukurikira, mukomeje kudushigikira. Nukuri ibi nibitwereka ko muri kumwe natwe kandi mwishimira ibikorwa Imana iriko iradukoresha mu gihe nyinshi. Uyu ni umwaka twiyemeje gukorera Imana mu buryo bw'ikoranabuhanga, kuri YouTube, kuri Zoom n'ahandi hatandukanye, kugira ngo dukomeze gusenga, dukomeze gusangira ijambo ry'Imana, ubwoko bw'Imana bukomeze guhabwa umugisha. Rero turabaha ikaze muri morning prayer uyu munsi. Abimana yashoboje kubana natwe, niba ari rya mbere udukurikiye kuri YouTube, kuri Ndika Gospel TV, ukande kuri subscribe kugira ngo uzakomeze gukurikira morning prayer cyangwa se n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda dushira kuri ino YouTube channel. Yesu abaho umugisha mwinshi cyane. Kiri gitondo cyiza rero Imana yaduhaye kugira ngo tubashe kukinezererwamo. Ijambo ry'Imana rihora ritubwira ngo uyu ni umunsi mwiza Uwiteka Imana yaduhaye kugira ngo tuwunezererwemo, kandi buri gitondo Imana haleluya iba yiteguye kutugirira neza. Uyu munsi rero uraza kubona ineza y'Imana. Ndagusaba kugira ngo ufatanye natwe iminota mikenya tugiye gusenga dusangira n'ijambo ry'Imana. Ndabizi neza ko uri buhabwe umugisha mu mwanya muto tugiye gufatanya dusenga kandi twumva n'ijambo ry'Imana. Turaza gusengera ibintu byananiranye ku buzima bwacu, ibyatinze. Nibyo turi mu mwaka musha, nibwo tukiutangira, ariko birashoboka ko hari ibintu bimaze imyaka myinshi wasengeye cyangwa se utigeze unasengera, ariko byakomeje bigaruka mu buzima bwawe. Iki gitondo ndashaka ko tuza gukora isengesho ryo gutegeka. Isengesho ryo gutegeka muri Bibiliya harimo ubwoko bwinshi bw'amasengesho abantu bakora, ariko iki gitondo ndashaka ko tuza gukoresha isengesho ryo gutegeka, twirukana tuvanaho ibintu byose Satani yazanye mu buzima bwacu. Imana ishimwe cyane. Nagira ngo tubanze rero dusenge, dushime Imana ku iki gitondo Imana iduhaye. Imana itugire neza. Iyo turyamye dusinziriye ntago tuba tuzaho turi, ariko Imana iraturinda, ikaturinda kubw'ubuntu bwayo, ikatwemerera kubyuka turi amahoro tugihumeka umwuka w'abazima. Biranashoboka ko wenda wabyutse umubiri utameze neza, ugwaye cyangwa se ari ibintu bitari kugenda neza, ariko ndakubwiza ukuri Imana iraza kugutabara, Imana iraza kukugirira neza muri byose. Reka dushime Imana kubw'iki gitondo cyiza. Turaza gusenga, dusengera n'ibindi byifuzo bitandukanye, kandi ndizera ko hari icyo Imana iri bukore ku buzima bwawe uyu munsi. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye ko wabanye natwe muri iri joro. Turagushimiye ko watugiriye neza, ukaba uduhaye igitondo cy'umugisha. Izina ryawe rihabwe icubahiro. Watugwanira intambara nyinshi, izo twabonye n'izo tutabonye, ariko icyo tuzi cyo nuko uri mu ruhande rwacu. Izina ryawe rihabwe icubahiro Mwami. Ndagushimiye ku bwa bene data dukurikiye nonaha n'abaza kudukurikira nyuma, bose Mwami ubaho umugisha kandi ubagirire neza. Reka ukomeze kutwiyereka, reka ukomeze kuba mu ruhande rwacu, kandi izina ryawe rikomeze guhabwa icubahiro. Ubane natwe muri uyu mwanya muto tugiye gusenga tunaganira n'ijambo ryawe. Utugirire neza, utwiyereke, buri muntu wese umusange, umusure, umukoreho ahagukeneye, hakunyotewe kubw'icubahiro cyawe. Urakoze kuri Imana igira neza, icubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaho umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana. Navuze ngo uyu munsi turaza gusenga dutegeka, nta bintu byo kwinginga, turasenga isengesho ryo gutegeka rya autorite. Dutegeka tuvanaho ibyo tudakeneye mu buzima bwacu. Hari umugabo wabisobanukiwe muri Bibiliya witwa Eliya. Usomye mu gitabo cy'Abami ba mbere igice cya 17 cyangwa se na 7 ku murongo wa mbere, Bibiliya iravuga ngo bukeye Eliya w'itishubi, umwe mu basuhuke b'Gileadi, asanga Ahabu, aramubwira ati ndarahiye
ndahiye Uwiteka Imana ya Isirayeli ihoraho, iyo nkorera iteka, yuko nta kime cyangwa imvura bizagwa muri iyi myaka keretse aho nzabitegekera. Iri jambo niryo nashakaga, kiretse aho nzabitegekera. Eliya yari umuhanuzi w'Imana, ariko yari yarasobanukiwe ko Imana yamusizemo ubutware bwo gutegeka ibintu. Ibaze umuntu yategeka imvura akayitegeka ko itagwa, ikamara imyaka 3 n'igice itagwa, yongera arategeka imvura yongera kugwa. Kandi muri Yakobo ijambo ry'Imana tubwira ngo uyu Eliya ngo yari umuntu ngo ameze nkatwe. Ni igiki cyatumye Eliya agira iyi confidence muri we yo gutegeka imvura ngo ntigwe? N'ibindi bitangaza bitandukanye Imana yamukoresheje. Nuko Eliya hejuru Bibiliya yatubwiye ngo ndakurahiye Uwiteka Imana ya Isirayeli ihoraho, iyo nkorera iteka. Eliya yasobanukiye Imana ya Isirayeli. Eliya yarasobanukiye Imana yakurikiye. Yari yarasobanukiye ko ari Imana y'ubutware. Yari yarasobanukiye ko ari Imana yavuze ngo ese ngo ni igiki cyabasha kunanira. Yari yarasobanukiye ko Imana akorera, Imana yizeye, Imana yakurikiye ari Imana y'ubutware, ari Imana y'imbaraga, ishobora gukora ibirenze by'umwana w'umuntu atekereza. Eliya yarasobanukiwe Imana yakurikiye. Mwene data unkurikiye nonaha, birashoboka ko nawe umaze igihe kinini usenga uba imbere y'Imana, ariko nagira nkwibutse ko Imana wizeye, Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, ni Imana ikomeye, ni Imana y'imbaraga, ni Imana y'ubutware. Haleluya! Kandi ubutware yabuhaye abizera, yabuhaye abana b'Imana abavutse ubwa kabiri, kugira ngo nabo babukoreshe. Nagira ngo rero muri kino gitondo utegeke ibintu byose umwazi Satani yashize imbere yawe, ibintu byose Satani yateje umuryango wawe. Usenge isengesho ryo gutegeka, ubwira Imana ngo ibi ndabyanze, ibi ndabivanyeho mu izina rya Yesu. Kandi koko na Yesu hari uruhare rudasanzwe yadukoreye mu buzima bwacu. Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abakolosayo abariho dusoma, ubundi duhite dusenga. Yesu ashimwe cyane. Nagira ngo tugendane dusengane kugira ngo uyu munsi ibintu byose byaradindiye ku buzima bwawe Imana ibivaneho. Abakolosayo igice cya 2 ku murongo wa 14 Bibiliya iravuga ngo igahanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga, ikarudukuzaho kurubamba ku musaraba. 15 Kandi imaze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi. Yesu yanyaze abatware n'abafite ubushobozi, yabanyaze imbaraga, yabanyaze ubutware. Yesu ashimwe cyane. Ngo ibahemura ku mugaragaro, ibivugira hejuru kubw'umusaraba. Yesu yanesheje imbaraga zose zagombaga kunesha ubuzima bwawe. Yesu yanesheje ibicaniro byose by'abadayimoni. Yesu yanesheje ingwara. Yesu yanesheje imyuka ya karande. Yesu yanesheje imyuka y'ubwoko bwose. Iyo Satani agerageza kohereza ku buzima bwawe, iyo abarozi boherereza ku buzima bwawe, izo mbaraga zose zikuzimu, Yesu yarazinesheje kandi ngo yazatse ubutware. Uyu Yesu tuvuga ari mu mitima yacu kuko twamwizeye. Nibuzi neza ko Yesu wamwizeye ari mu mutima wamwakiriye, hari imbaraga z'Imana zidasanzwe ziri muri wewe. Nagira ngo rero muri kano kanya usenge isengesho ryo gutegeka nk'uko Eliya yabigenje. Aravuga ngo imvura ntizongera kugwa, nawe uvuge ngo ingwara ntizongera kumbaho, ubukene ntibuzongera kugaruka, intambara zo mu muryango zirashize, ibibazo bitandukanye birashize. Ugira ibintu usengera, ugira ibintu watura muri kino gitondo, kuko Uwiteka Imana ari kumwe nawe kandi yiteguye kukugirira neza. Nanjye ndaba ndi gusengana nawe, ariko nawe wizere gutabagwa n'Imana mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Data, turagushimiye kuko uri kumwe natwe. Turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Bibiliya iratubwira ngo Eliya yari umuntu ameze nkatwe, arategeka.
natwe muri kino gitondo mwami Imana, kubw'imbaraga waduhaye muri Kristo Yesu, kubw'imbaraga z'umwuka wera zikorera muri twebwe. Turategetse muri kino gitondo dusenya ibicaniro byose umwanzi Satani yubatse ku buzima bwacu, ibicaniro by'ingwara, ibicaniro by'abarozi, ibicaniro by'ubukene, mu izina rya Yesu Kristo. Reka imbaraga zose zigwanya ubuzima bwacu, imbaraga zose zigwanya imiryango yacu, imbaraga zose zigwanya ibihugu byacu, imbaraga zigwanya amatorero, reka muri kino gitondo zitsindwe kubw'imbaraga zawe mwami Imana. Ndasengeye umuntu wese umurikiye afite ikibazo mu mubiri we, afite ubugwayi mu mubiri we, ndategetse ubwo bugwayi busoke mu mubiri we mu izina rya Yesu Kristo. Ndategetse kansere isoke mu mubiri we mu izina rya Yesu Kristo. Ndategetse diabete isoke mu mubiri we mu izina rya Yesu Kristo. Ndategetse sida, ndategetse ingwara z'ubwoko bwose zisoke mu mubiri we mu izina rya Yesu. Ndasengeye mwene datungurikiye ufite ubugumba kubyara byase, ndirukana uwo mwuka w'ubugumba mu izina rya Yesu. Ndategeka mwami Imana kugira ngo ibitangaza bikoreke mu bana bawe. Bari bamaze igihe kinini mwami bashomereye, ndategetse ngo ubushomeri bushire, babona akazi, babona imirimo yo gukora mu izina rya Yesu Kristo. Reka iki gitondo mwami Imana ubuzima bwacu, ubuzima bw'abana bawe bubohoke, bugendererwe n'imbaraga zawe. Urakoze mwami Yesu, urakoze kuri Imana igira neza, urakoze kukoze ibitangaza kuba byizeye kandi babyakire muri kino gitondo. Icyubaro cyose kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Hallelujah. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Nusenga ukomeze gusenga isengesho ryo gutegeka, kuko Uwiteka Imana ari kumwe nawe kandi araza kugukorera ibitangaza. Ndagusaba ngo usangize abandi iri jambo kugira ngo nabo babashe gutabagwa n'Imana muri kino gitondo. Yesu abaho umugisha, mugire umunsi mwiza, mugire ibihe byiza. Shalom shalom.